Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Alexander Uwingiyimana, nkaba ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Muri iki gitondo ndashima Imana ko yabanye nanjye, ndashima Imana ko yarinze abanyarwanda, ndashima Imana ko yarinze abakristo itorero ryayo, ndashima Imana ko yakurinze nawe udukurikiranye muri aka kanya. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo muri aka kanya tuganire ijambo ry'Imana, ndagira ngo muri aka kanya tuganire ijambo rya nyiri ijambo, ndagira ngo muri aka kanya tuganire ijambo ry'Uhoraho, kuko tuzi neza ngo ufite ijambo ntazagira inyota, kuko tuzi neza ko ufite ijambo azahorana ibyiringiro, kuko tuzi neza ko ufite ijambo nta kizamukanga. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Ndagira ngo muri aka kanya munyemerere mube imbere y'Uwiteka, ndagira muri aka kanya munyemerere imitima yanyu muyigumishe, munyemerere muri aka kanya mu kugira imbaraga z'Umwuka Wera. Icyo mubwiye rero, icyo mubwiye muri aka kanya, ndagira ngo ubane n'Uwiteka Imana, ndagira ngo ukomere, ndagira ngo ugire kwihangana, ndagira ngo ugire imbaraga nk'izo Yobu yari afite. Yesu adufashe kandi atugirire neza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nukomera ugakomera mu Uwiteka Imana nawe azagukomeza, ngo nukomera ukiringira Uwiteka Imana azakuzamura wicarane n'abakomeye. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Njyewe mbabwiye ibi, nanyuze mu bikomeye, nageze aho uburwayi bukomeye, Uwiteka Imana arantabara. Namaze imyaka igera muri 5 narabuze urubyaro, ariko Uwiteka Imana yarantabaye, kuko ari ijambo nari nariringiye, kuko ari ijambo nari narizeye, kuko nagize kwihangana, kuko nagize gukomera. Ariko ngo yukomeye Uwiteka Imana nawe aragukomeza, kuko kandi mwirene databuke ko irikomeye riva akomeye, irikomeye riva akomeye. Ntabwo wakomera utarigeze ubana n'Uwiteka Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yobu hari aho ngo yageze, ngo amatungo amushiraho, ngo imiryango imushiraho, abavandimwe bamushiraho, inshuti zimushiraho, ngo ariko akomeza kugira gute? Gakomeza kunambuka Uwiteka Imana. Nawe ndakwifuriza kunambuka Uwiteka Imana, kuko uwiringiye Uwiteka Imana azakomera. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ngo mu kujya gusubiza muri iki gitabo cya Yobu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yobu ngo nyuma kubera kwihangana Uwiteka Imana yaramwitegereje, ngareba ubwiza bwe, ngareba ukuntu ashashagirana, ngareba mu burwayi bw'ukuntu yizeye Uwiteka Imana, ngareba ngo umukura amatungo, ngareba ukuntu yiringiye Uwiteka Imana. Icyaje gukurikiraho ngo Imana yaramushumbushe, imuhereza urundi rubyaro, imuha gutunga, imuha gutunganirwa, ngo imuhereza ngo n'agakiza karenzeho, ngo imuha ubwiza ngo bushashagirana, imuha ubwiza ku buryo muri bo kuvuga ngo uyu mukozi w'Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Hari byinshi uhura nabyo muri iyi minsi, hari ibigeragezo uri nabyo muri iyi minsi, hari ibiguca intege, ariko tuzi neza ko dufite Imana. Hari uburwayi ufite, hari ubukene urimo, ushobora kuba ushonje muri aka kanya, ushobora kuba ufite ibibazo bikomeye, ibibazo by'umuryango, ibibazo by'imyuka mibi, ushobora kuba ufite ikibazo cyo kubura urubyaro, nabyo birashoboka. Ariko tuzi ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyambere ni ukwihangana, icyambere ni ukwihanganira mu Mana, icyambere ni ukwizera icyo Imana yakubwiye, icyambere ni ukwizera ijambo ry'Imana, ugategereza wihanganye. Umunsi uzagira mwene data, ubyine intsinzi, ushima Imana ko ari Imana itabara, ari Imana ikora, ari Imana ikorera igihe. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Muri aka kanya ndakwifuriza ko nawe wabana n'Uwiteka Imana, ukabana nawe akakugirira neza, ukamwiringira, kuko ijambo ryatubwiye ngo kwihangana bitera kunesha. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Shalom shalom. Ndagira ngo muri aka kanya njye nawe dutekereze kuri ijambo ry'Imana tumaze kuganira, kandi ndibi amasigara cyicaro
uryumvirize uritekerezeho ko tuzi neza ngo uwiringiye ijambo ry'Imana ntacyo azabura, uwiringiye Imana azagira ubuzima. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Uwiteka Imana abarinde abane namwe. Sinasoza ntabasengeye muri aka kanya kugira ngo Uwiteka Imana abashoboze, abahe imbaraga, abahe gutsindira ibitego maze Satani abatega, ko tuzi ko Satani atajya yifuza ko umuntu wayo atera imbere, ko tuzi ko Satani atajya nezerwa n'uko wakorera Imana, ariko tuzi neza ko uri mu Mana, Imana irakurwanirira, uburinzi bw'Imana burakurinda, abamarayika barakugararira. Ukajya ugenda wemye uvuga uti Imana warakoze. Reka dusenga Imana. Turagushimira Uwiteka Imana, turagushimira kuri Imana ikomeye kandi Imana igira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data wabanye natwe, waturinze, waturinze muri ijambo ry'Imana, wabaye mu ruhande rwacu, kuba upfukamirwa n'ibyo nyir'ingabo Imana. Ijambo ryatubwiye ngo tugire kwihangana, kuko wihanganye azanesha, kuko wihanganye ntacyo azabura, kuko wihanganye azagira ubuzima. Nanjye muri aka kanya Uwiteka Imana nsengera bene data bose abadukurikiranye muri aka kanya kuri kamera, kugira ngo nabo ubahe imbaraga zo kwihangana, kuko ngo kwihangana niryo pfundo ripfunditse byose. Bana natwe tugirire neza. Muri aka kanya nsengera afite ibibazo bitandukanye, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'intambara mu miryango, ndabasengeye ubagirire neza, ubarwanirire. Uburinzi bwawe bube kuri bo, bana nabo bagirire neza. Kandi ndakwinginze Data Uwiteka Imana, kugira ngo muri ibi bihe turimo bigoye by'iki kibazo cya COVID, Data tubane natwe, uturinde ikibi, urinde Abanyarwanda, urinde ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe tugirire neza. Icyo twirukanye muri aka kanya, imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo, turahagarika imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo turingira ngo ubuntu bwawe, imbaraga zawe, icyubahiro cyawe, igitinyiro cyawe, icyo kikangana kuri twe muri aka kanya. Bana natwe tugirire neza. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Amahoro y'Imana abane namwe. Tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde.